watangira. Reka mbere yuko dutangira kuganira, reka dusenga Imana hanyuma tuganire ijambo ry'Imana muri uyu mugoroba, muri cya gitaramo cyiza twababwiye, igitaramo cyo kubohoka, kandi twizera neza kuko Imana yacu yo mu ijuru ikomeje kugenda ikora imirimo itandukanye kandi myinshi mu mitima y'abantu. Data, mu izina rya Yesu Kristo, Mana igira neza, Mana nyiri bihe, Mana nyiri mbabazi, Mana nyiri butware bwose, turagushimiye kubw'uyu mugoroba, dushima imbaraga zawe, dushima kugira neza kwawe, dushima kuko twiriweho tukirimo duhumeka umwuka w'abazima. Uyu ni wa mugoroba mwiza wongeye kutugirira neza kugira ngo tube imbere yawe. Hanyuma mwami Imana iri mu ijuru, twumve ijambo ryawe, naba ari twebwe ariko izina ryawe Mana rihabwe icubahiro. Abantu bose dusabira abumvira ijambo ryawe Mana ribashe gukora ku mitima, kandi ridufashe kugira ngo twongere gutera indi ntambwe yo kugana mu masezerano yacu. Kandi Imana iri mu ijuru, tukwinginga kugira ngo ukomeze wegere buri wese, urambura ukuboko kwawe kutigeze kuba kugufi ngo kunanirwe gukiza no gukora. Kongere kurambuke hejuru y'abantu bose, abari mu bibazo, abari mu ngorane, abari mu bibazo byinshi bibarenze, ubaramburire ukuboko kwawe ubakuremo kugira ngo nabo Mana bagubwe neza mu bugingo bwawe. Ayo ni amashimwe, ni ubuhamya bukomeye abantu bazakomeza bashima Imana. Data, urakoze kuko twumvise, urakoze kuko ubana natwe kuva dutangiye kugeza dusoje iyi gahunda. Tubiseze mu izina rya Yesu Kristo, Mwami n'Umukiza wacu, amen. Murakoze cyane. Ndagira ngo dukomeze nanone gushimira abavandimwe bacu abari ku buhanga bw'ibyuma ndetse n'abakomeje kudufasha mu yindi mirimo. Mu by'ukuri tuvuga ngo Data wo mu ijuru abagirire neza. Nanone turakomeza kubararika no kubaha kaze, kubabwira ngo kaze muri iki gitaramo cyo kubohoka, igitaramo tugenda tubasezeranya buri munsi, cyangwa se tubabwira kuko tugomba kuba turi kumwe namwe mukaba muri kumwe natwe. Ariko kandi igikomeye kandi igikuru muri byose nuko twese tuba turi muri Yesu, turi kumwe na Yesu, tubwira Yesu kugira ngo ibi byose abashe kubidufashamo kandi abashe kutugirira neza. Ndagira ngo mbaye kaze mwese aho tubana muri iki gitaramo cy'umugoroba. Ndizera neza ko uyu mugoroba Imana yo mu ijuru yongera kukugirira neza, Imana yo mu ijuru yongera kugusura aho wari ugeze, izo wari urimo. Imana yo mu ijuru irongera kandi gusura, ikugirire neza. Tekereza gusurwa n'Imana, tekereza kubana n'Imana, tekereza kuganira n'Imana, kuko Imana yaganiraga n'umukurambere Adamu ngo yagendaga mu mafu ya nimugoroba bakaganira. Nubwo wenda dutandukanye mu masaha, harimo abashobora kuba bari mu masaha ya kare, ariko ndizera neza kuko Imana yacu amasaha yariyo yose Imana ifite uburenganzira, ifite n'ububasha bwo kubasha kudusura kandi ikatugirira neza. Dukomeje n'amagambo tugize iminsi tuganira, n'ubu ntabwo turayavamo, dukomeje kuganira nawe tuvuga ngo amasezerano y'Imana, amasezerano y'Imana. Ejo twari turimo tuvuga amasezerano arindwi amasezerano arindwi Imana yo mu ijuru cyangwa se Imana yacu yadusezeranije. Aya ni amasezerano, namwe mu masezerano makuru, namwe mu masezerano manini Imana yagiye isezeranya ubugingo bwacu, abazayizera bose. Bibiliya zimbwira ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ububasha n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Rero twavugaga kuko isezerano rya mbere ni isezerano Imana yabwiye umugaragu wayo Yesaya cyangwa se umuhanuzi Yesaya, iramubwira ngo ugende ubwire ubwoko bwa Isirayeli ubibwire ngo nzabana nawe.
nk'igisezerano rikuru. Iri ni rimwe mu masezerano makuru nyuma y'aya masezerano twavuze makuru, aho Imana yavugaga ikavuga ngo mbahaye ubugingo, mbasezeranije ubugingo muzabamo, ubugingo bw'iteka, ubugingo abantu batazongera kandi kongera kubaka, cyangwa se mutazongera kandi kuvamo. N'ubugingo bw'iteka, n'ubugingo butari ubw'imyaka 80 cyangwa se 90, n'ubugingo butari ubw'imyaka 2 cyangwa se 20, oya, n'ubugingo bw'iteka. Isezerano rya kabiri Bibiliya yaratubwiye ngo ni isezerano Uwiteka avuga ngo nzakurinda ikibi cyose. Imana ijiturinda ibibi byose, intambara zose ikeyura ibishaka kudutera byose, Imana ikabyeyura ikaturindira mu kuboko kwayo. Abo Yesu azigamishije amaboko nta mwanzi n'umwe wabasha kubamuvuvunura. Isezerano rya gatatu twavuze ko n'Imana yadusezeranije kuzaduha imbaraga. Izi mbaraga ntabwo ari izi mbaraga wenda tubona abantu bashobora gukoresha z'umugoya, nta nubwo ari imbaraga ziriya mubona imashini zikoresha za karetipirari, cyangwa se mubona ibisasu bikomeye za kirimbuzi bibasha gukoreshwa bikagira imbaraga bigasenya, oya. Ariko muri Kristo habamo imbaraga zirenze ziriya mbaraga mubona za kirimbuzi, imbaraga zirenze ziriya mbaraga mubona zikoreshwa n'imashini za karetipirari. Muri Kristo habamo imbaraga, aho uhagarara gusa ijambo, ugakoresha ijambo, hanyuma ugategeka, imbaraga z'abadayimoni zikagira gute, imbaraga z'abadayimoni zigahunga. Icyakora muzahabwa imbaraga, Umwuka Wera niyabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya muhereye i Yerusalemu ni Yudeya no kuzageza i Samariya ni Yudeya no kuzageza ku mpera y'isi. Imbaraga z'Imana. Cyo cyatumye Yesu avuga ngo muzakandagira inzoka na sikoropiyo, ngo muzarya ikizira ntacyo kizabatwara, muzirukana abadayimoni mu izina ryanjye, muzirukana abadayimoni. Rero ndagira ngo uyu munsi dukomeze nibidushobokera twongere kandi tuvuge andi masezerano yarasigaye. Isezerano rya kane riravuga ngo n'Imana yironkera mu bibazo byacu byose. Imana ije yironkera. Imana yabwiye abagaragu bayo, Imana yavuganye na Ibrahimu iramubwira ngo ntutinye. Ibrahimu abashijwe n'umwana we, Imana agiye kumusubiza, amusubizanya kwizera kudasanzwe, amusubizanya kwizera gukomeye. Aramubwira ngo humura, nubwo nta mwana w'intama, nta gitambo kigaragara dufite, ariko Imana nitugera aho tugiye gutambira igitambo, Imana yo mu ijuru iraza kwirongera. Reka nkubwire ngo ibyo waba urimo byose n'Imana yironkera. Haleluya. Dusome igitabo cy'Itangiriro, igice cya 22 umurongo wa 7 n'uwa 8. Igitabo cy'Itangiriro igice cya 22 umurongo wa 7 n'uwa 8. Dusomeza Yesu Kristo. Yego. Ijambo ry'Imana riravuze ngo Isaka ahamagara se Aburahamu. Isaka ahamagara se Aburahamu. Ati data. Aramubaza ngo data. Aramwitaba ati ndakwitaba mwana wanjye. Aramwitaba aravuga ati ndakwitaba mwana wanjye. Aramubaza ati ndore umuriro n'inkwi ngibi. Dore dufite umuriro tukagira n'inkwi ngibi imbere yacu. Ariko umwana w'intama uri he wo gutamba w'igitambo cyo koza. Igitambo cyo koza. Umurongo wa 8. Yego. Aburahamu aramusubiza ati mwana wanjye Imana iri bwironkere umwana w'intama. Imana irironkera umwana w'intama w'igitambo turi bubashe gutamba uyu munsi. Nuko bombi barajyana. Ndagira ngo mbabwire, iri ni isezerano Imana yadusezeranije. Iri ni isezerano rikomeye, iri ni ijambo ryayo. Aho Imana ivuga ngo ni jewe Imana ije yironkera, ni jewe Imana itazibura ukigira. Zani ukumuririnzi wavuze ngo wowe utajubura ukugira Mana, abakwizeye bose ntibakorwa n'isoni. Iyi ni Imana itajubura ukwigira, ni Imana itobura ukwigira, ni Imana itobura ukibigenza, ni Imana itazishoberwa. Ntabwo izishoberwa kuko si umuntu. Abantu bazabashoberwa, abantu bazabumirwa,
abantu baza babura uko bagira, umuntu akabwira abandi akababwira ngo noneho nabuze uko ngira, undi akabwira abandi ngo noneho je nabuze uko mbigenza. Oya, iyi Imana twizeye, Imana data ise w'umwami wacu Yesu Kristo, Bibiliya izimbwira ngo ni Imana itajibura uko igira, ni Imana ija yironkera. Baramu yabwiye Baraki wa munsi amubwira ngo navume, aramubwira ngo Imana si umuntu ngo ibeshe, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ndagira ngo mbabwire bavandimwe, mwumve isezerano rikomeye, mwumve isezerano ry'Imana rivuga ngo ni Imana ija yironkera aho ugeze hose. Iyo ugiye gushoberwa, iyo ugiye kumirwa, iyo ugiye kubura ukugira, Imana ije kugoboka ikaguhereza igitambo, ikaguhereza icyo wayisabaga, ikaguhereza ikagukura ahantu umwana w'umuntu atogukura, ikagukura ahantu rimwe na rimwe abakomeye batagukura, ikagukura ahantu abo wiringiraga batagukura. Imana yo mu ijuru ikabasha kuhagukura kubera kuko ni Imana. Hariya Ibrahimu yarageze ahantu umwana w'umuntu atogira icyo akora, amaze guhambira umwana we. Bibiliya ivuga ngo yatubwiye ngo bajanye ngo bashitse bubaka igicaniro, bamaze kucubaka, ariko Isaka akabona se ariko arubaka. Ukomeje ku murongo wa 9 ukamanuka ukaza kugeza ku murongo wa 13, igicaniro baracubaka, ibintu byose barabikora. Araho baramubwira ati wowe igitambo gani wowe, ngwino ngutambe. Ngo kugeza ubwo yamuhambiriye, ngo yomora ikota ayikura mu rwubati, ngo agiye kwimutera. Ijwi ry'Imana riramanuka. Usomye umurongo wa 12, umurongo wa 12 muri ico gice twari tuyadusoma. Umurongo wa 12. Yego. Aramubwira ati nukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko ubu menye neza yuko wubaha Imana, kuko utimanye umwana wawe w'ikinege. Menye neza kuko unkunda. Imana igerageza Ibrahimu, Imana iramutwara, igeze igihe imureka, ageze igihe cyo kumuhambira no kumuryamisha ku gitanda, ageze igihe cyo komora ikota no kwikura mu rwubati. Ijwi ry'Imana ngo riramanuka riramubwira ngo wigira icyo twari uwo muhungu. Imana iramwumva. Usomye umurongo uhereye n'ubu bati ku musozi w'Uwiteka kizabonwa. Iyi ni Imana yironkera, ni Imana izi byose, ni Imana isobanukiwe byose. Reka nongere mbabwire ngo ni Imana itazishoberwa, ni Imana itajibura uko igira, ni Imana itobora uko ibigenza, ni Imana itazishaka gucagagura ngo igende inyura mu tuzira tumwe tudakwiriye, ariko ni Imana zimwe. Reka nsome ubuhanuzi bwa Yeremiya, igice cya 29 umurongo wa 11. Ubuhanuzi bwa Yeremiya igice cya 19 umurongo wa 11. Yeremiya 29 umurongo wa 11. Yego. Erega nzibyo nibwira nzabagirira. Ni amahoro. Si bibi. Ntabwo ari bibi. Kugira ngo mbareme umutima. Kugira ngo mbareme umutima y'ibyo muzabona hanyuma. Ni Uwiteka avuga. 12. Kandi muzanyambaza. Muzagenda mu nsenge. Naje nzabumvira. 13. Muzashaka mu mbone. Nimunshakana umutima wose. Nzabonwa namwe. Ni Uwiteka avuga. Ushaka kurekera aho ngaho, urekeye aho ngaho. Umva, erega nzizo nibwira kubagirira. Bibiliya iravuze ngo ni byiza ntabwo ari bibi. Ibyo Imana itugambiriraho, Imana ija yironkera, Imana ibizi byo dukenye. Hari umuririmbyi wo mu ndirimbo zo gushimisha yaravuze ngo Yesu azi ibyo dukenye byose, ngo aje atubera umuyobora, azatubera umuyobozi, azatuyobora, azatugarura mu bintu byose, kuko azi ibyo dukenye. Ni nayo mpamvu Yesu yavuze ngo nimuzaza muje gusenga, muzamusenga muvuge ngo ubushake bwawe Mana, ubwami bwawe buze, ubushake bwawe bube, kubera kuko Imana izi ibyo dukenye.
hari n'igihe kenshi dusenga dusubira mu magambo, kuko Yesu yaravuze ngo nimusenga rimwe na rimwe, nimusenga ntimukaza musubira mu magambo. Ariko Imana iyo tuyibwiye, nubwo twosubira mu magambo, nubwo twavuga amagambo menshi, ariko turimo dusubira mu ijambo rimwe, Imana yo ija yumva, kuko izi bizo dukenye. Erega nsizo nibwira kubagirira. Imana yo mu ijuru izishaka ikabona, kandi iziturengera ikadutabara, kuko n'Imana ija yironkera mu bibazo byacu byose. Iyo tuyituye ikibazo, Imana yo mu ijuru izituba hafi. Nubwo waba ugeze ahantu wumva kuko utoboka ivuyeyo, ukaba ugeze ahantu wumva kuko bitaba bigishobotse, ariko uri kumwe n'Imana, kuko izo Imana yibwira kutugirira ni iby'amahoro gusa, ni byiza, nta kibi kibirimo. Nta kibi na kimwe kibirimo. Kandi muzanyambaza, muzagenda musenge, nanjye nzabumva. Igihe cyose uzatakira Imana, igihe cyose uzambariza Imana, Imana yo mu ijuru izagutabara, izironkera. Ibyo ukabibona bikugoye, imisozi iri imbere yawe, intambara ziri imbere yawe, ibibazo ukabibona byahindutse inyanja, udashobora kuvogera ngo wambuke, aho ukabibona hatoboneka ikiraro, ishyamba ukabibona utakwinjira kubera umwijima muzapfe warawurutse. Ariko hamwe n'Imana, reka nongere nkubwire muri uyu mugoroba ngo n'Imana yironkera. Umunsi yironkeye kiriya gitambo igacungura Isaka, Bibiliya izitubwira ngo Iburahimu ngo yari afite kwizera kuko Imana iri bumugarure, ngo ikamumugarura nk'uzutse. Reka nkubwire ngo nawe uyu munsi izere neza udashidikanya, kuko Imana icyo urimo kuvugana n'Imana. Reka nkubwire ngo Imana yo mu ijuru ntabwo izibesha, irironkera. Icyo Imana yagusezeranije, niba uhagaze kuri iri sezerano ukamenya neza kuko Imana yagusezeranije ari Imana ija yironkera, hagarara ushikame, ni ukuri Imana ntabwo izasubira inyuma. Ijambo isezerano rigira 5, Bibiliya izimbwira ngo ni isezerano Yesu yavuze, aravuga ngo mbasigiye amahoro yanjye. Mbasigiye amahoro yanjye. Reka dusome ubutumwa bwiza bwa Yohana, igice cya 14 umurongo igice cya 14 umurongo wa 27. Yohana 14 umurongo wa 27. Yego. Mbasigiye amahoro. Mbasigiye amahoro. Amahoro yanjye ndayabahaye. Amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora simbaha. Icyakora sinyabaha nk'uko abisi batanga. kuko abisi baje batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Kandi ntitinye. 28. Byihorere 28. Umva, iyi ni declaration cyangwa se ni nka decret Yesu yakoze. Aravuga ngo mbasigiye amahoro yanjye. Aravuga ngo amahoro yanjye ndayabahaye. Oh, haleluya. Mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora simbaha kuko abisi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Uyu ni umugabo ukomeye, umuntu ushobora guhagarara agatangariza isi, akabwira isi ngo mbahaye amahoro. Hari ibintu byinshi rimwe na rimwe tugenda twitiranya muri kino gihe, ugasanga abantu barimo baritiranya ijambo ryitwa amahoro cyangwa se igikorwa cy'amahoro cyangwa se amahoro yo mu mutima tukayitiranya n'umutekano. Ndagira ngo mbabwire ko ntabwo dufite umwanya wo kwinjira muri izi nyigisho ngo dutandukanye umutekano n'amahoro, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ni ibintu bibiri bitandukanye. Dushobora kubaho turi mu mutekano ariko tudafite amahoro. Amahoro abafite amahoro, iyo ufite amahoro nubwo wowe uri mu mutekano muke, amahoro yo mu mutima azakomeza agatwariza, amahoro yo mu mutima azakomeza akabamo. Bavandimwe, ndagira ngo mbabwire ntitukitiranye bitagomba kwitirana. Ntitukitiranye umutekano n'amahoro. Dushobora kuba turi abantu bari mu mutekano ahantu tuye twebwe muri kino gihugu n'ibindi bihugu. Hari ibihugu bifite umutekano, natwe dufite umutekano turindirwa n'ingabo z'igihugu. Ariko kandi muri kino gihugu harimo abantu bafite amahoro make, harimo abantu badafite amahoro. Hari abarimo
gereza abenshi ntibafite amahoro. Hari abari mu bitaro bamanitse amaguru nta mahoro bafite. Hari ababuze ababo uyu munsi nta mahoro bafite. Ibintu uko biragenda bihindagurika uko bukeye nuko bwije. Ayo ngayo muri iyo mitima nta mahoro arimo. Ariko ndashaka kugira ngo nkubwire, ndashaka kugira ngo nkwereke ko Yesu akora declaration. Aravuga ngo mbasigiye amahoro yanjye. Aravuga ngo amahoro yanjye ndayabahaye. Bibiliya zimbwira ngo iri jambo cyangwa se iri sezerano ngo Imana yari yararitanze mu isezerano rya kera. Iyo usomye ubuhanuzi bwa Yesaya, reka dusome ubuhanuzi bwa Yesaya wumve kuko Imana iri sezerano yari yararitanze, iritanga kandi ivuga ngo ndatanga amahoro. Amahoro. Yesaya 26 umurongo wa 3. Yesaya 26 dusome umurongo wa 3. Dusome. Yego. Ugushikamijeho umutima uzamurinda abe amahoro masa kuko akwiringiye. Ugushikamijeho umutima uzamurinda, nukuvuga ngo kurindwa n'Imana. Tuba turi mu mutekano singere, n'uwo mutekano nawo iyo turi muri uwo mutekano w'Imana utandukanye nanone n'uyu mutekano tuba dufite hano rimwe na rimwe, kuko rimwe na rimwe hano mwisi tugira umutekano. Yesu yaravuze mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 16 umurongo wa 33 aravuga ngo hano mwisi muhura n'ingorane, hano mwisi mubona amakuba, hano mwisi mugira ibyaha, ariko aravuga ngo muhumure nanesheje isi. Ntimugire ubwoba, nanesheje isi, nanesheje ibibazo. Ndashaka kukubwira ngo aha uyu mutekano ugushikamijeho umutima uzamurinda. Uzamurinda. Ongera usomere. Ijambo ry'Imana ravuze ngo ugushikamijeho umutima uzamurinda abe amahoro masa kuko akwiringiye. Amen. Rero iri sezerano urumva kuko Imana yari yararitanze mu isezerano rya kera. Aravuga ngo abantu bose ngo bazemera bakazana bagashikamizaho Imana, bakemera kuko begamira. Ejo twavugaga ya nkingi gwa rutare, kuko biratubwiye ngo Imana ni urutare rwanje, ngo ni igihome cyanje, ngo ni umukiza wanje utabura guseruka. Abemeye rero bakaza bagashikamiza imitima yabo ku Mana. Bibiliya yavuze ngo Imana yo mu ijuru izabarinda, ngo nimara kubarinda ngo bazaba amahoro masa. Haleluya. Bazaba amahoro masa, nta kintu na kimwe kizagira icyo kibatwara. Rero ndagira ngo nkubwire, Yesu iyi ni declaration ya mbere yakoze. Nanone arongera kandi akora indi declaration. Nanone mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 20 dusome duhereye ku murongo wa 19. Igice cya 20 hano muri iki gice cya 20 Yesu yahakoze declaration ya kabiri itandukanye n'iriya yakoze mu gice cya 14. 20 duhere ku murongo wa 19 turaza kugeza ku murongo wa 21. Yego. Turagenda dusoma gahoro. Nuko kuri uwo munsi bugorobye, yego, ari wo wa mbere w'iminsi 7, abigishwa bari bateraniye mu nzu, inzugi zikinze kuko batinyaga Abayuda. Yego. Yesu araza ahagarara hagati yabo, arababwira ati amahoro abe muri mwe. Umvite declaration ya kabiri. Yesu araza inzugi zose zikinze, kuko bari bafite ubwoba, barimo batinya. Ngo araza arababwira ngo ahagarara hagati yabo. Ntibabona urugi rwakingutse, ntibabona idirisha ryakingutse, ibintu zose nta kintu na kimwe kigeze gikinguka, ariko ngo araza ahagarara hagati yabo akora ijambo rikomeye. Arababwira ngo amahoro yanjye abe muri mwebwe. 20. Amaze kuvuga atyo, abereka ibiganza bye n'urubavu rwe. Abigishwa babonye umwami baranezerwa. Yesu yongera kubabwira ati amahoro abe muri mwebwe. Uko data yantumye niko naje nabatumye. Amaze kuvuga atyo abahumekeraho ati nimwakire umwuka wera. Icyo
nashakaga kubabwira, iyi ni declaration ya kabiri Yesu yakoze ubwo yari ari hano ku isi, ngo amaze kuzuka, ngo abigishwa be bagize ubwoba, ngo bahaye bagenda bihisha, ngo bikingiranye mu nzu bafite ubwoba, bavuga bati abayuda baraza badusange hano batwice cyangwa se batumerere nabi, bavuga kuko ari twe twagendanaga, nitwe twagendanaga na Kristo, nitwe twagendanaga na Yesu. Bari bataragera ku rujya munsi wa Pentecost, ngo Yesu ahagarara hagati muri bo. Amaze guhagarara hagati muri bo, arababwira ngo amahoro haleluya, arababwira ngo amahoro yanjye abe muri mwebwe. Bavandimwe, nagira ngo mbabwire, harimo ijambo rikomeye, harimo imbaraga zikomeye, harimo imbaraga zigaragaza kuko Yesu Kristo ari umwami, uhagarara agatangaza itangaza, akaribwira abantu bose, akaribwira isi yose, akaribwira ngo amahoro yanjye abe muri mwebwe. Iri sezerano ni isezerano rikomeye cyane, isezerano twasezeranijwe n'umwami Yesu, isezerano twasigiwe n'umwami Yesu, aho yatubwiye ngo mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye, kandi amahoro yanjye uko natanga si ko abisi batanga. Ejo hari umuntu ushobora kuvuga ngo hariho n'abantu bazabavuga ngo amahoro nta mahoro mfite. Ariko reka mbubwire ngo ushikamije wese w'umutima, uwabashije kwemera, akemera wese iri sezerano, akabasha gutera intambwe, akegera Imana, akayishikamizaho umutima, Imana izomurinda kandi azaba amahoro masa. Isezerano, declaration ya kabiri Yesu yakoze, yaravuze ngo amahoro yanjye abe muri mwebwe, amahoro yanjye abe muri mwe, mugubwe neza, mumererwe neza. Reka dukomeze, reka tuje gusoza iri sezerano. Dusoma Abafilipi igice cya 4 duhereye ku murongo, igice cya 4 duhereye ku murongo wa 6. Abafilipi dusome igice cya 4 duhereye ku murongo wa 6. Nimukagire icyo mwiganyira. Umva, iyo umuntu ari amahoro, iyo amahoro ari mu mutima, iyo uri amahoro masa, ijambo ryo kwiganyira riba rirangiye. Yesu akoresheje intumwa Paulo yandikira Abafilipi, arababwira ngo ntimukagire icyo mwiganyira. Ahubwo ibyo mushaka byose bimenwe n'Imana, bije bimenwa n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Karindwi. Kuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya. Birahebuje, birenze ibyo umuntu yamenya, birenze ibitekerezo byacu, birenze ibyo twebwe dushobora kuba twatekereza, birenze n'ubumenyi abo twita ngo bagira ubumenyi. Ariko aya mahoro arenze ubumenyi bw'abantu bose. Soza, azarindire imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Amen. Amahoro ya Kristo arenze uko mutekereza, arenze uko oh haleluya, amahoro ya Kristo arenze uko mutekereza, arenze uko muyavuga, arenze uko abantu bashobora kuba babitekereza. Aya mahoro ya Kristo, bavandimwe, ndagira ngo mbabwire, Imana idufashe tumenye isezerano Imana yadusezeranije, isezerano ryo kuduha amahoro. Mwumvise aya madeclaration Yesu yakoze, mwumvishe isezerano Imana yaganiriye cyangwa se Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya, iravuga ngo bamushikamijeho bose umutima, ngo Imana izabarinda kandi bazaba amahoro masa. Cyo gituma muri Yesu turi amahoro, cyo gituma muri Yesu tuhabonera amahoro, cyo gituma muri Yesu tuba twuzuye iri sezerano ry'amahoro. Abamenye Imana bose bafite uburenganzira bwo kwakira iri sezerano. Reka nsoreza aha, ejo tuzakomeza n'iri jambo, kandi tuzakomeza tubiganireho, tukomeze turebe aya masezerano Imana yadusezeranije. Ngiye gusengana nawe muri iki gitaramo cy'uyu mugoroba. Wewe waruhaye uvuga ngo washobewe, ukavuga ngo byananiranye, ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo isezerano dufite ni isezerano rivuga kuko Imana yirongera. Imana itazishoberwa, Imana itazibura kwigira.
Imana itazipfapfana, Imana itazija kuguza ngo abandi bayibwire ngo inzira ntibwire umugenzi. Oya, ni Imana izikura muri depo, ni Imana izirema ikarema ikintu kitari kiriho ariko kikabaho. Ni Imana Dieu qui pourvoira, ni Imana izikereya, izirema ikarema ibintu byose uwo mwanya bikabaho bikagaragara, kubera ko hari icyo yagusezeranije. Kubera aho kugira ngo Imana ikorwe n'isoni kuco yavuze bizokunda ahubwo yakwemera ibyo yagusezeranije kabiri. Jambo rya kabiri cyangwa isezerano rya kabiri tuvuze muri aya masezerano arindwi, tuvuze ko isezerano rikomeye ari Imana yatubwiye ngo Yesu yatanze aya madeclaration, aravuga ngo amahoro yaje ndayabasigiye, kandi uko natanga siko abisi batanga. Ariko ageze hariya mu gice cya 20 arimo gusezera intumwa, arazibwira ngo amahoro yanje abane namwe. Amahoro yaje abane namwe. Iyi abane namwe ni ibintu bigaragara ko tazabana namwe, tazakoya na amahoro akomeza kubana natwe isaha iyo ari yo yose, umunsi wari wo wose. Nicyo gituma gutunga Kristo tuba twuzuye amahoro. Ndagira ngo wewe warucitse intege, urimo kumva muri uyu mugoroba, wabuze umutekano, wabuze amahoro, ibintu byari bimaze kuyangara, warukureba inyuma n'imbere ukabona ntibikunze, ariko hari Imana yoca inzira, hari Imana yomenera igaca inzira bigakunda, hari Imana yonyura ikabivuga bigakunda kandi bigashoboka. Reka dusengane namwe muri uyu mugoroba, hanyuma tuze gusoza iki gitaramo cyacu. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uyu ni wa mwanya dufashe kugira ngo kandi twongere tuzi imbere yawe. Dusengane n'abapapa, dusengane n'abamama, dusengane n'urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa, dusengane n'abana bato, dusengane n'abasaza n'abakecuru, dusengane n'abantu bose bari babuze uko bagira, bari bashobewe, ariko uri Imana uri Imana ije yirongera. Ayi Imana, abandi bageze kure, abagorewe muri za gereza, abagorewe mu bitaro, babuze amahoro, mwami Imana iri mu ijuru, uri Imana yo mu ijuru ishobora kubasanga muri ibyo bihome no muri ibyo bitaro, aho baryamye ku bitanda, biriya bitanda ntibizagushima, ariko wagarura amahoro. Ufite imbaraga zo kongera kugarura amahoro mu bugingo bwabo, ukabazuza kuri biriya bitanda, hanyuma bakagushima, bakaguhimbaza, bakavuga ko uri Imana. Data, mu izina rya Yesu, ndagira ngo wewe warucitse intege, urimo kumva muri uyu mugoroba, wabuze umutekano, wabuze amahoro, ibintu byari bimaze kuyangara, warukureba inyuma n'imbere ukabona ntibikunze, ariko hari Imana yoca inzira, hari Imana yomenera igaca inzira bigakunda, hari Imana yonyura ikabivuga bigakunda kandi bigashoboka. Reka dusengane namwe muri uyu mugoroba, hanyuma tuze gusoza iki gitaramo cyacu. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uyu ni wa mwanya dufashe kugira ngo kandi twongere tuzi imbere yawe. Dusengane n'abapapa, dusengane n'abamama, dusengane n'urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa, dusengane n'abana bato, dusengane n'abasaza n'abakecuru, dusengane n'abantu bose bari babuze uko bagira, bari bashobewe, ariko uri Imana uri Imana ije yirongera. Ayi Imana, abandi bageze kure, abagorewe muri za gereza, abagorewe mu bitaro, babuze amahoro, mwami Imana iri mu ijuru, uri Imana yo mu ijuru ishobora kubasanga muri ibyo bihome no muri ibyo bitaro, aho baryamye ku bitanda, biriya bitanda ntibizagushima, ariko wagarura amahoro. Ufite imbaraga zo kongera kugarura amahoro mu bugingo bwabo, ukabazuza kuri biriya bitanda, hanyuma bakagushima, bakaguhimbaza, bakavuga ko uri Imana. Data, mu izina rya Yesu, urambura ukuboko kwawe wigaragaze, urambura ukuboko kwawe kama munsi wakuramburiye Ibrahimu amaze kuryamisha Isaka ku gicaniro. Ureba bagiye kuburara, ureba bari mu kaga, ureba bari mu myenda, bagiye guterezwa ibyabo, abagiye gutezwa inzu zitezwa cyamunara, imodoka zitezwa cyamunara, ibindi byabitezwa, bicuruzwa byabitezwa cyamunara. Mu izina rya Yesu mwana, izo proje abantu bari baragize zo kugira ngo zifashe ubugingo bwabo, urambura ukuboko kwawe Mana, unyura mu nzira zitandukanye, ukaramira ubugingo bw'abantu, kandi ugakora byiza kugira ngo izina ryawe Mana rikomeze rihabwe icubahiro. Urakoze rero kuko twumvise, urakoze kuko tugiriye neza, tubisenze mu izina rya Yesu Kristo, mwami n'umukiza wacu, amen. Urambura ukuboko kwawe wigaragaze, urambura ukuboko kwawe kama munsi wakuramburiye Ibrahimu amaze kuryamisha Isaka ku gicaniro.
ureba bagiye kuburara, ureba bari mu kaga, ureba bari mu myenda bagiye guterezwa ibyabo, abagiye gutezwa inzu zitezwa cyamunara, imodoka zitezwa cyamunara, ibindi byabitezwa, ibicuruzwa byabitezwa cyamunara. Mu izina rya Yesu Mwami, izo proje abantu bari baragize zo kugira ngo zifashe ubugingo bwabo, urambura ukuboko kwawe Mana, unyura mu nzira zitandukanye, ukaramira ubugingo bw'abantu kandi ugakora byiza kugira ngo izina ryawe Mana rikomeze rihabwe icubahiro. Urakoze rero kuko twumvise, urakoze kuko tugiriye neza. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo, Mwami n'umukiza wacu. Amen.